hari kesi ni ya Karongi ni he ntajya nibagirwa ihora y'umuntu can somebody remind me the story abayizi hari umuntu washakaga serivisi ni umubyeyi wagombaga kubyara rwose ari hafi kubyara ari aho hanyuma agera ahantu ni hehe ariko mubwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi Karongi muri he ntabwo yizi iyo umugore wapfuye ubwo nawe cyo ni ikibazo uri umuyobozi w'injiji uri aho ntuzi iyo story igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi kuba utayizi byashoboka bite abantu bari mu kabineti twayiga urayizi yes ukomeza uhagarare yes umugore ku bintu bya mituweli yes sir ni umubyeyi wari ugiye kubyara hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri system bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza yarabinginze urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi yego yes hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga ntabwo ari serivisi mbi that is criminal absolutely criminal ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi uri hari i Karongi ntabwo iyo story urizi yese narindiyo n'abandi babizi ntabwo bari bariyo hari ikibazo ubwo navugaga aho nahereye abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute ubu uri hariya utazi amateka yaho niyo waba waraturutse ahandi by the way ukajya muri ako karere kukayobora ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho ntabwo bavuga ngo ntabwo ngewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi urajya hese noneho ubundi ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima ariko babigiraga iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira kesi yarabaye irazwi ahubwo abayigizemo uruhare sinzi aho bari heho ubwo urasanga nabo they just walked away free Minister of Justice ndashaka ko iyo kesi ndashaka kumenya uko yabyagenze babikoze icyo gihe ndibuka erega byaje no mu cabinet turabiganira ariko abo bantu bagomba gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo wowe ukwiye kubikurikirana uvuga ngo ntubizi ubimenye naho ubundi ntacyo hakora ubimenye nubwo bimaze igihe ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi yes you have to cyangwa se urugero ni bande bava mu karere aho umuvumburi porojegiti ijyana n'umuvumba ni bande haguruka n'undi ninde nawe uhaguruka ndeba mufite mudahaguruka ariko
bagiye muvuga muhagurutse icara ntimurambirwa no kwicara. Poroje y'umuvumba yagomba gukora ibintu bibiri numva mbyibuka. Yagomba gukora irrigation, nibyo, igatanga n'amazi. Yes. Okay? Ibyo byombi byabujijwe n'iki? Byarahujwe kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri, ugakurikirana kimwe udakurikirana ikindi, cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi. Wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga? Your Excellency, nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe part imwe ya irrigation, ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegereye Nyagatare. Burya rero mufitemo no kwibagirwa. Ibyo nabyihoreye atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Mwibagirwa mute? Abayobozi mwakwibagirwa mute? Kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi. Byashoboka bite kuba hari proje iri aho ireba abaturage, irimo components barizo zose? Ni ukuvuga ngo niyiguma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose. No muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa. Icyo ni ngombwa. Urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingambi nshya. Ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho, cyangwa cyo kutavugana. Abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza, ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma. Mwibagiwe mute? Mwibagiwe poroje mu by'ukuri. Mwibagiwe poroje mwagomba gukora, nicyo bivuze. Yego, kuko ibyo byaribagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho, bisaba rero ko twongera guteganya ahiva. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nko mu bivuze koko kutavugana mu byo twinenze inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga, ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano? Ntabwo mwari mubizi? Cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba. Ni ukuri. Gute se? Mu byo twinenze bigiye kumera nka bya bindi nababwiraga, akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi, bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego, ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere yanjye.
mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora musubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari kwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagombaga gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagombaga kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma wowe hari icyo wongeraho? Mwari muri hehe? Byagiye kuba muri murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. ariko gerageza umpe niba usobanura buke uvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? ni amakosa yacu Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora bibiki? Ikibazo kibiki? Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki?